biba bigoye ko umuntu ubwe yivuga ngo ni muntu ki nduwo babona cyane ko ari we nahisemo ko babona uriya dusuko twahisemo ko abantu batureba ndi umudamu ndi no mu bagore bakuru myaka ijya kuba 40 iri hafi ku myaka yanjye ndubatse. Abanjye mbarinda itangazamakuru. Mutesi Scovia, umunyamakuru Scovia Mutesi, benshi bakunze kumwita mama w'urwa Gasabo. Ni umubyeyi wubatse kandi uri hafi kuzuza imyaka 40, akaba umwana wa gatandatu mu bana 9 umwuga w'itangazamakuru. Mutesi Scovia avuga ko akora ibishoboka byose akaririnda abo mu muryango ngowe kuko asanga ntawe ritinya uwo yaba ari we wese. Mutesi ati ubuzima bwanjye bwite, umuryango mvukamo, uwo nashatsemo ndetse n'abantu bari hanze y'akazi nkora mbarinda itangazamakuru n'ibisa nabyo kubera ko ntabwo bigira uwo byubaha n'uwo bitinya. Iyo abantu baza babandi tubona ku mbuga nkoranyambaga zaha mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se hanze yarwo, wenda ukabona barimo baranuka, Scovia njyewe ku rwego ndiho nshobora kubyakira, gusa ibirenze umurongo nkaba nabibaza amategeko kugira ngo abibambarize. Mwibutse gukora subscribe kuri Dr Senga TV kugira ngo ujye ubona update z'ibiganiro byacu, kora kukazogira kugira ngo ujye uba update mu bakurikirana bimwe mu biganiro dukunze gukora, ujyuza mu bambere bakurikirana Dr Senga TV. Mutesi akomeza agira ati ariko kuza umuntu akavuga ko ndi mubi uko ngaragara, hari igihe papa wanjye atabikunda, noneho bakajya no gushaka ifoto ya papa wanjye bati dore barasa. Icyo gihe mbaye naravuze amazina ya data wenda nkamushyira hanze, mu by'ukuri naba naragize uruhare rwo gutuma umuntu runaka asuzugura umubyeyi wanjye, umugabo wanjye, abana banjye cyangwa mabukwe n'abandi. Mu kiganiro Menya Bukunda yagiranye na Rusakara kuri Keti Radio, Mutesi Scovia yavuze ko ari yo mpamvu yirinda kuvugira mu itangazamakuru imyirondoro yo yose wenda uko yakabaye ameze. Ati niyo mpamvu ntari bujye kuvuga ngo nitwa runaka, mwene runaka, navutse gutya, nkura gutya. Gusa uko biri kose icyo nababwira, narezwe nk'uko abandi barezwe, narezwe nk'uko abandi bana barezwe mu muryango nk'uko bisanzwe, nubwo twagize ibyago tukavukira mu buhungiro. Ubu ni mu buzima busanzwe. Mutesi Scovia yavukiye muri Uganda aho ababyeyi be bari barahungiye, ariko akemera ko ari amahirwe atagirwa n'abandi Abanyafurika benshi kuba bo barabashije gutahuka mu rwa Gasabo. Aha Scovia yakomezaga ku mateka y'u Rwanda aho abatari bake bahunze ubugizi bwa nabi bwakorewe abo mu bwoko bw'Abatutsi kuva mu 1959 kugeza kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, bakabasha gutahuka nyuma y'uko ingabo zaho zari iza RPF inkotanyi zitsinze urugamba rwo kubohora igihugu zikanahagarika jenoside. Kubirebana n'umwuga akora w'itangazamakuru, Scovia Mutesi avuga ko iyo hari inkuru yashyize ahagaragara abantu batandukanye bakamusaba kuyireka bavuga ko ntacyo iri bumarire abantu, ngo kandi akaba ashobora kuba yayihagarika kabone n'ubwo yaba atarumva impamvu, ariko akabikora kuba byahurijweho n'abantu benshi kandi batagamije inabi kuri we. Byinshi cyane mutamenye mugomba gusobanukirwa ndetse n'ubuzima bwa Mutesi Scovia uvugisha benshi cyane kuri social media za mu gihugu cy'u Rwanda, cyane nk'umwe mu bagore biyeguriye showbiz ya mu gihugu cy'u Rwanda. Menya byinshi cyane kandi byimitse ku mbuga nkoranyambaga biri mu kiganiro kirekire kiri kuri YouTube ya Dr Senga TV, unabasha gusobanukirwa amwe mu mateka y'ibyamamare bya mu gihugu cy'u Rwanda. Mutesi Scovia ukomeje kugaragara cyane muri showbiz nyarwanda, benshi bamumenye nk'umunyamakuru wigerera kuri tele akifatira inkuru kandi nyamara ari umubyeyi ndetse anubatse. Icyo mutazi kuri Mutesi Scovia, afite imyaka 40, gusa benshi bakunze kumwibazaho bibaza nimba ari umugore cyangwa se ari umugabo, cyane ko ahanini bamwe mu bagore bagiye batandukanye
bagiye batangaza ku mbuga nkoranyambaga ko Mutesi Kovia yabatwariye abagabo kubw'impamvu z'akazi mu gukora inkuru za nyazo yigereye kuri tele akaza kuyaploadinga kuri YouTube cyangwa se igaca kuri televiziyo ya Mama Rwagasabo. Gusa nubwo Mama Rwagasabo benshi cyane bamufata cyangwa se uko bamubona, benshi ngo bamubona nk'umugore udashobotse cyane, ko benshi cyane batajya bakanga no kwirwa bacira imanza umugabo we, bavuga ko umugabo we ashobora kuba yaragowe kuba abana na Mutesi Kovia. Gusa uyu munota ntago ariko biri, cyane ko abandi benshi cyane bamufata nk'umuntu usa nkaho yiyemera mu itangazamakuru rya mu gihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo nk'uko mubizi hari umunyamakuru witwa Gasamu bakoranaga kuri Mama Rwagasabo, ubwo aherutse kuba yamwirukana. Benshi cyane bacitse ururondogoro kuri social media za mu gihugu cy'u Rwanda, bituma na Sam afungura YouTube channel yiwe acisha ibiganiro avuga kuri kwe kose ku gutandukana na Mutesi Kovia. Gusa nk'uko batari bamaranye igihe kirekire cyane kandi n'ikibi gihe gitoya, byatumye Sam uyu munyamakuru wakoranaga na Mutesi Kovia afungura YouTube channel kugira ngo abe yagaragariza abanyarwanda mu kubana cyangwa se mu kuba wakorana na Mutesi Kovia na Coalition akonze kugaragaza mu kazi. Nk'uko amakuru aherutse kujya hanze avuga yuko Mutesi Kovia yasabye ko nta munyamakuru bazigira bakorana uzigeza ufungura YouTube channel, ngo nta munyamakuru uri wemerewe kuba wafunguza YouTube channel ngo abe yagira ikintu atangaza, nyuma y'uko ubusanzwe umunyamakuru wese aba yemerewe gufungura YouTube channel gusa akayacishaho bimwe mu bintu ashaka, gusa bitabangamira umukoresha we nk'uko bisanzwe. Uyu Samuel wari usanzwe ukorana na Mutesi Kovia kuri Mama Rwagasabo, akimara gufunguza YouTube channel bidatinze se yakira convocation amusezerera ndetse kandi anamushimira mu bihe byiza bagiye bagirana. Gusa byinshi cyane tutazi kuri Mutesi Kovia byaje kujya hano, nuko Mutesi Kovia yaba mu kazi ke ka buri munsi no mu mibereho yiwe isanzwe atajya akina mu kazi, kandi nta bintu byo kujenjeka ajya agira imyanzuro nk'iy'abagabo, ariko nyamara mu gihe mukorana umushahara awutangira ku gihe, akubaha umuntu ndetse akamwubahira n'umwanya wiwe aba yamuhaye. Ariko mu bijyanye no gukina mu kazi ke cyangwa se kumumenyera Mutesi Kovia mu gihe kitarambiranye uhita umenya uwo ari we. Nubwo muri social media nyarwanda Mutesi Kovia akomeje kugaragara asa nkaho mu rubyiruko nta muntu n'umwe umwishimiye kubera imiterere ye, imvugo akunze kuvuga ndetse no mu kazi ke ka buri munsi. Ibijyanye n'urubyiruko akubwira yuko nta mwanya wo kwirwa akina n'abana cyangwa se atekereza ku bana badafite aho ahuriye n'iterambere rye. Ni nyuma yuko ku munsi w'ejo bamubajije ngo ese Kevin uramuzi? Ntago muzi. Kevin Kade uramuzi? Ntawe nzi. Aha Mutesi Kovia yarakubazwa bimwe mu byamamare bya mu gihugu cy'u Rwanda, bikaba ari nabyo bintu byakomeje gutangaza abantu benshi cyane kuri social media za mu gihugu cy'u Rwanda, yaba Facebook, Instagram ndetse na TikTok. Ubwo yahakanaga yuko bamwe mu basitari dusanzwe tuzi ba mu gihugu cy'u Rwanda avuga ko atabazi, kandi nyamara nk'umunyamakuru yakaba yabazi. Ibi rero byakomeje guteza impagarara bamwe mu bahanzi bari kuzamuka n'abafite izina muri showbiz nyarwanda, ubwo bavugaga yuko Mutesi Kovia nubwo ari umubyeyi akaba ari n'umusitari mu gihugu cy'u Rwanda, yewe akaba ari n'umunyamakuru w'umudamu wubatse izina, atakabaye ari gusuzugura bamwe mu rubyiruko ruri kuzamuka, kandi nyamara yakabaye abari hafi y'umubyeyi. Mutesi Kovia mu rubyiruko rwa mu gihugu cy'u Rwanda kuri showbiz nyarwanda ntago abanye neza n'urubyiruko kubera imivugire ye no kuba adaha agaciro abanyarwanda cyangwa se abahanzi nyarwanda bari kuzamuka bazamura impano zabo, nkaho yakabafashije nk'umunyamakuru usa nkaho wubatse izina, ahubwo ari kuvuga ko atabazi. Kandi nyamara benshi cyane bahamya yuko nk'umuntu uhora kuri social media, benshi bahamya yuko Kovia nta n'umwe atazi. Ibi nibyo byakomeje kubabaza abantu benshi cyane batandukanye, bibaza nimba Mutesi Kovia ari umunyamakuru wabigize umwuga cyangwa se nimba yaraje gusenya social media za mu gihugu cy'u Rwanda no gupfobya umuziki nyarwanda. Gusa kuri we nubwo ubona ntacyo bimubwiye, kenshi cyane kuri social media bikomeje kugaragara ko hari benshi cyane bibangamiye. Ari nayo mpamvu mu kiganiro twabanje kuvuga ku miterere ya Mutesi Kovia avuga yuko rimwe na rimwe hari ibiganiro ajya akora abantu bakamutuka, abandi bakazana amagambo atari meza mu by'umuryango we, bikaba n'ahandi hantu baba bashingiye, ahubwo baba babuze ibyo bamubwira kuko n'ubundi ntacyo amariye muzika nyarwanda. Sobanukirwa kandi umenye nimba Mutesi Kovia yaba akunda muzika nyarwanda cyangwa se nimba yashishikazwa no kuba yateza imbere muzika nyarwanda kugira ngo igire aho iva n'aho igera. Mwibutsa gukora subscribe, like, share and comment, yaba durira kuri TikTok, Instagram ndetse n'ahandi hantu hatandukanye. Ubana Dr. Senga TV, kora follow. Duriye kuri YouTube, kora subscribe, ukore ku kazugira kugira ngo ujye mu bambere makurikirana Dr. Senga TV bitakugoye. Ujye ubasha kumenya amakuru y'ibyamamare bya mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se hanze yarwo bitakugoye.
I love you my friend.